Reka mbifurize ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana, ni byiza yuko mudukurikira. Aka kanya tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Fabrice. Fabrice ni izina rihabwa n'umuhungu, rikoreshwa cyane mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, risobanura ukoresha amaboko ye. Iryo zina rikunze guhinwamo Fabu. Reka turebere hamwe imiterere ya ba Fabrice. Fabrice ni umusore ugira igikundiro ku bantu nubwo we atabisanzuraho cyane. Nk'uko tumaze kubivuga, nubwo atabisanzuraho ngo ntibibabuza kuza bamusanga. Ngo Fabrice rero iyo yamaze kwiyumvamo ko uri inshuti ye, akubera inshuti nziza cyane. Ngo iyo abona hari ibikenewe gukorwa, afata umwanzuro wo kubikora. Yigirira icyizere kandi ahora ashakisha uburyo bwo kubaho mu mirimo yose. Ba Fabrice ngo bakunze kugira ukwihangana gukeya. Dusoje dusuhuza abantu bose bitwa ba Fabrice aho bari hose, turabakunda cyane. Niba iyi video hari ikigufashije, dutera inkunga ukore subscribe, like, share na comment, ukore no kunzogera kugira ngo buri uko twasohoye ikiganiro gishya ujye ukibona mu ba mbere. Hagati aho, niba wifuza yuko ari izina twagusobanurira, twandikira muri comment ahantu hagenda gushirwamo ibitekerezo, tuzagusobanurira iryo zina twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, tubararekera gukurikirana icy'ubutaha. Imana ibarinde.